mbo muhanzi sinavuga ko batabyanditse byose ndaririmba bien abantu bakavuga bati abiyenza ate abifatanya gute tugerageze turebe sinakubonye nabaye nk'ubonekewe nibaza ibimbayeho sinasobanukirwa nakubiswe n'inkuba mfatwa n'amashanyarazi sigara nzengerezwa mbura onicara yewe mureka tetetera ry'abatoya umutetsa bikwiye cyo ngwino gutetesha mwari muzi ko ari yanjye se uretse n'ibyo rero uretse kuririmba mwabyumvise yabivuze ngo bajye bademba menshi ibintu byo kuzana abanyamahanga bakaba miliyoni no natwe bajye baduha turabishoboye niba ari ibyo dukosora mu bitubwire ariko ntimukaturutishije abandi hanyuma rero murabibona mwaka utaha ubanza ngera 50 naravuze nti ese naguma nyine muri ibyo by'abajene ni byiza nahisemo noneho no gufasha abahanzi badafite ubushobozi bafite impano ariko batabasha kumenya aho bibera nuko nguko ejo bundi mu Rwanda izo innovation zirashoboka kubera ko dufite communication bayivuze sinyigaruka dufite gutembera kugenda ingendo indege zirahari dufite ubwo buyobozi bukora neza nguko ushobora gufata umuhanzi wari ese mvuge ngo iki wararaga Rwantambi hanze mu mezi 6-8 kuri YouTube kuko mu Rwanda dufite 4G akarebwa na inshuro miliyoni 4 mu mezi 6 kandi akajya gucurangira muri arena imbere y'abantu 10,000 yararaga hanze mwese muramizi ni gisupusupu.